Okay basi bera. Ibintu byose nakoze ntabwo ngo wari urimo. Urareba imyaka igihe wamaze uri Burundi. Bibi nawe ari wewe. Ntwongera gushica mwinda ngo baby. Cyose kizatuma natandukana na Bera. Nigishobora kuboneka. Turacyari kumwe. Ishobora kuma ntari kumwe nawe, ariko je ku mutima wanje turi kumwe. Uwo umutima wawe kwemeza jewe nawe turi yego. Uzafata ubwira umutima wati ibagiwe Bera umwibagiwe. Bera cyo wakora cyose. Icyo wakora cyose. Ariko ngiye nkunda Sabet. Akunda Sabet. Esia. Esia kuri kubwira umuntu mana atari kurumva mana. Isundi wa Takwiyamye. Muganga gakondo mutabazi, inzobere mu buvuzi gakondo. Waba ukora amafaranga agaca mu myanya y'intoki, waba warabuze akazi warashoje amashuri yawe, waba ufite inyatsi, waba waribwe ukaba ushaka kugaruza ibyawe mu gihe gitoya, waba uri umusore ukaba warikinishije, waba ugeze igihe cyo kubaka urugo ukaba warabuze wo mu rushingana, waba uri umugabo ukaba warabuze imbaraga zo gutera akabariro cyangwa urangiza vuba, waba uri umugore ukaba warabuze amavangingo cyangwa utaraciye imyeyo, waba ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye nka diabete, umuvuduko w'amaraso, amarozi ndetse n'izindi, ubu igisubizo cyahageze. Igisubizo nta kindi ni muganga gakondo mutabazi. Muganga gakondo mutabazi akorera mu karere ka Rwamagana. Ku bundi busobanuro mwamuhamagara kuri nomero zikurikira. Muganga gakondo mutabazi, igisubizo ku buzima bwanyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of course mwenyeni twa cheketu. Meze neza ntari. Na mahoro Kabisa. Ibintu ndi ku murongo. Kewe. Gute none? Ni sawa. Uragumye? Ndagumye. Sabiti? Naam. Meze bite? Shameze neza ndashima Imana. Ibintu ni waneza. Ntabwo ari waneza neza nyene to. Akabako gashize ku ntebe. Ndagasize ku ntebe. Beraremere gucya akabako hari ya hejuru. Ntabwo byemerewe yewe. Ntabwo ndagashize yewe kuri ndagasize ngaha ku ntebe. Nta ruhusha afite kunshira akaboko. Yego. Pasi meze bite? Nibyo ubona. Arimo arasega ngo nibyo? Nibyo uri kubona nawe. Byo habisangiwe. Aseka mani ko yakoze impamvu. Ngo nyina arishimye. Bijyo habisangiye ko hari bidasangirwa. Umwanya n'ubanyu. Adukurikiye gusa muri commentaire muri na subscribe nyamu. Mu kiganiro twakoze nibwo ashimisa ko nabwiye Pasi ngo beretse kugenda ngira gutya amagara Sabeti abaguyemo, ngira gutya bitama amagara nde Bera abaguyemo, ariko Bera abanza kushaka kubyanga, ariko nabati kwera Imana n'abadukurikiye. Umwana mu Kabisa. Gotene. Komeze nabi. Oya datuma abantu bankurikira bavuga ngo ndi umwana mbika nta kibazo gihari. Abo sagiye kibazo dufite ntabwo mbana nashaka mane kwicara muri bano bantu man. Ngo? Ntabwo nashaka kwicara muri bantu bose. Aba ni ibisimba se? Mumbari. Aba ni ibisimba. Ntabwo ari ibisimba ariko ikibazo gihe nawe urakizi. Isi yaka ibintu byabaye ntabwo byari ngombwa yuko wadushira ahantu hamwe gutya man. Sabe. Ndagira ngo abantu badukurikiye, sibyo? Wabonye ikiganiro twagenanye n'umwana wa Pasi. Yaravuze ngo hari ikosa umukobwa mugenzi wawe ukora ryo kujya kukumurikira umukunzi we. Ikosa yakoze webera. Wafashe Sabiti. Ugiye mumurikira umukobwa mubana mwize kandi ifite yawe. Yaravuze ngo ni wowe wakoze ikosa yo kumumurikira. Mwigane mwese muhana umwanya. Ahubwo ikibazo gihari vuga ati ikosa nakoze ni ukwizera umwana w'umuntu. Kwizera umwana w'umuntu nibyo kosa nakoze. Niba naramwizeye nkamwereka sheri wanje, urumva cyari cyizere namubwiye. Ariko sinibaza ko icyizere namubwiriye rimwe kizongera kugaruka irigira kabiri. Ntikibaho. Watoye isomo? Narize Esia. Narize ni naba ntarize. Bebe kizogaruka. Hari urukundo. Sabeti nyobora ikiganiro
sibyo hanyuma na buri wese agiye guhana undi umwanya munyo kiganiro kuko ngiye mu munota umwe ndabangarutse ariko nanone ku rundi ruhande amagambo Pasi yavuze ryango ayasubiremo Sabita yumvirize neza na Sabi atubwiye isomo abikuyemo hanyuma na biro umwanzuro nowe ariko ese aha y'abantu bagiye bagira mu mutwe hari ibintu umuntu avuga hari ibintu umuntu avuga atabanje gutekereza neza mu mutwe uwo ngubwo ni wawe yabasha gusubiramo amagambo yavuze ngewe ntabwo mbizi kabisa ibintu byose ntabwo nabikoze ko yanakunda kwanga urabizi nitwa Bella okay Bella na bebe byose ni kimwe nitwa Bella okay basi Bella ibintu byose nakoze ntabwo ngo wari urimo urareba imyaka igihe wamaze uri Burundi bebe nawe ari wewe ntuongera gushisha mwidamo ngo bebe nakubwiye nitwa Bella okay basi Bella igihe nawe urakizi kandi umubiri twambaye agiye tukontrola nawe ukadukontrola ubu urumva wishimye ntabwo nishimye na gato urishimye ntabwo nakwishima na gato tutishimye ase ko Pasi abaye kirati kandi rero kibazo navuge erega ngiye nahemukiye umushuti wanjye kandi ibyo nabikoze ndabikoze mbizi yabikoze abizi madoko yabikoze abizi yarabizi icyo yakoze yabikoze mbizi ntabwo hatirijwe akantu niko yagiye ku mutima ninde gitera watumye ubikora suko mwakwirwa mumbaza ngo ninde koko nose ari njyewe n'umujama ninde wateye utamaze ibintu byinshi kamukunda se wambwiye kwa nkunda rero urumva ko ariko nanone Bella nanone we yakweretse nde sinakwizeye nanjye nakoze ikosa ariko Isiyaka nabwo nigeze mvuga ko mukunda amana yakoze ikosa abizi akantu kumve neza yakoze ikosa abizi ni umushuti wanjye namweretse ubwo nawe niwe ugira inshuti zibi niwe ugira inshuti zibi inshuti kugira ugire inshuti mbi ibanza kukwigaragariza yego none inshuti mbi narayibonye mfite yaranyigaragariye okay by the way nagoma cyebuzambo muri kino kiganiro aba bakobwa bose ahantu mwababonye mu biganiro byetandukanye ushobora kuba warabonye ibindi biganiro ukabona n'ahandi mugatekereza ibindi so bari kuri Kigali n'ubuzima 500 n'ahandi hose muzababona bazajya bagendera kuri gahunda zabo mu byo bazakora byose haba Sabiti haba Bella haba muvandimwe Pasi ariko bakomeza kugenda mu banyamakuru bagiye batandukanye kugira ngo wenda bazabagira inama kugira ngo tuzahuze komateri cyangwa Bella azavuga ati ntanzi muwe Sabiti bati ndereye koko mvuye mu byo narindimo atubutse ko hari abantu dukora ibiganiro nagira umuntu yifuza ko Bella mu banyamakuru Kigali n'ubuzima 500 nako ngoko nakantu ntambitsemo kiganiro kikirimo hagati cy'igitangira mureke ishyari mureke beef ngiye nzakoresha umuntu ntazi ngo yakoreza ibiki wawe ngo mwavuganye iki byagenze biti ingaruka z'ibingibi byose Sabiti kuba warabuze umugore mwaburaga iminsi mike ngo mubanye sibyo kandi nanone ari umukenyezi ari urwaruka ari umukigiranganzi nkawe none hari umwana to from BJ Bujumbura Isiyaka ikintu cyose cyaba yaze ko ndamwita baby reka mwitwe Bella ikintu cyose cyaba ntabwo natandukana na Bella Isiyaka bakinda bagaramye bakindisha umutwe bakindisha iki icyo bumva cyose kizatuma natandukana na Bella ntigishobora kuboneka turacyari kumwe ishobora nkuma ntari kumwe nawe ariko je ku mutima wanje turi kumwe uwo umutima wawe ukomeza jewe nawe turi yego uzafata ubwira umutima wawe ati ibagiwe Bella umwibagiwe Bella icyo wakora cyose icyo wakora cyose ariko ngiye nkunda Sabiti akunda Sabiti Esia uko nicyo gukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba kurikiye musesengura Isiyaka je nago mukunda amana Bella umviriza nubwo turi guterana amagambo sibyo akunda Sabiti ndetse nimba nkunda namukunda se bimeze bite undi we icyo sico se wanyetse nk'inshuti yawe se ntabwo wamunyetse nk'inshuti yawe kuki nabasanze muri kumutamukunda yakwiye ariko sabe turi abantu bakuru dufite amazi n'amakuru mfite bamaze gukora akambere ngo hama ngo ntango ngo
Isiyaka mwasanze turi mu cyumba cyawe twasanze mwasanze turi muri salo. Mwagiye muneka gufata. Abo baturage se nibyo mwiboneye nibe mwabonye byagaragaye. Gakambira bari bamaje kukarya. None twakariye bahari. Isiyaka twakariye bahari abantu. Ako ntabwo mukunda baby. Ntabwo mukunda Ntabwo baby. mukunda na gato. arimo aratangiye kunyihakana ngo nta gahunda ariko ikiri kubimutera cyose ndimo ndakibona yibagije ibyo twakoranye byose ego sha hajya nije namuzace no wamunyeretse nije namukwese sasa kuki wewe wemeye gutuzana n'inshuti z'ibisambo se bundi wewe ibisambo kuki wemeye ko waruzi ko ari gisambo mukaza mukaryamana mugakora ibindi byose ntazi nkabasanga muri mwari muri gusenga mwari ko murasenga nabasaje ako twicaye muri sala basi twicaye muri sala mwari twicaye muri sala mwari mwicaye wabonye nibihe wewe abakurikiye amashusho dusubizamo ishusho rya mbere ko byagenze seka nabwo tujyamye amana twa twicaye muri sala ngo tujyamye amana okay abadukurikiye muri bino video bitambutse amasoko na make angamwe muryamye seka twari twicaye muri sala amana hano ngakwiza ibintu amana twa twicaye muri sala ariko abandi bicaye mu cyumba twari mu cyumba seka hano ngakwiza ibintu amana ako twari twicaye muri sala amana ndimo nshaka kubunga ariko ari mushiki wa ikibazo ni umuntu atemera ikosa ni mushiki wa bariko barasenga bazi nabasanze babazi birangiye sabe kubari gushingwa aho kunani arigiye bafata abantu bakafata nk'ibirofa nje wasije nasaze sinabonye abantu bariko baradukurikirana ntibababonye mwari mwicaye mwari muri gusenga Isiyaka ikintu ndi busabe ndasaba ikigonge umukunzi wanje Bella sivyo nje noneho reka nkubwire Isiyaka ndasaba ikigongo umukunzi wanje Bella amana isi wese amusabye imbabazi sahari sinabahuje ikibazo cyo kusaba imbabazi nuko yihakana ikosa kandi yararikoze ariko ikosa ntabwo rihanirwa n'indi kosa je rero kandi abareka ikosa ntirihagwa n'indi kosa kandi Bella Bella okay ngaho gumya nuzosubira kuzana muri ibi by'amafuti azi Isiyaka kubwira umuntu mana atari kumva amana isundi wa Ndakwiyamye. Fuck you. Umviriza ntuzosubira kunzana muri ibi bintu by'amafuti. Ako nta kibazo nashatse ko mwiyunga mbere. Twiyunga n'umuntu atemera ikosa. Ubundi wewe wagiye uvyumva ariko. Nta be nakuri. Nese nibi kosa ndagiye mira. Si wowe wamunzani Yesu nije namwigeze namuzana hano. Nije nja kumuzana ku president wanje. Si wowe wamuzana ngo ukamupresenta aho. Cisha make yamwumvikane sibyo kuko ni mutumvikana n'ubundi wewe warazanye umpresident inshuti zawe ni mufite inshuti zibi ibyo birakureba ngo nguki ntacisha make yabumvikane kuko ibyabaye byarabaye akasiye kure mu bikemane numve iki nizere ko mwabibonye singabiramba urabashwanishije basubiranyemo barimo baraserera hariya